Hello guys, nizere ko mukomeje kugubwa neza muri izi mpera z'umwaka. Muri video rero tugiye kubereka uburyo wamenya abantu bareba video zawe zo kuri TikTok. Ukareba aho igihugu baherereyemo, nimba ari abanyarwanda, nimba ari abarundi, ukareba ingano y'imyaka bafite, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ukamenya aba followers video yakwinjirije, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nyuma yuko ubona nyine ibingibi biri hano, nyuma yuko ubona izi like, abakoze favorite, comment, abakoze amashare, n'ibindi bigiye bitandukanye kuri video yawe kuri TikTok, ibintu bigaragara aha ngaha, hari n'ibindi biba biri deep nyine utabashe kumenya. Niyo mpamvu tugiye kubikwereka ukanabyo ukarute ukabimenya. Icyo usabwa no kureba video step by step kugira ngo ubashe kubirute gukurikira akantu kandi none ujye ureba video yawe ngo yakwinjirije aba followers bangahe, abakunda kora video zawe ni abagore, ni abana, cyangwa se umwe wese nyine ukamenya uko video yawe igiye ikunzwe n'abantu bagiye batandukanye. Tudatinze rero kanze dutangire. Gusa ngwibutse nimba uri mushya kuri iyi channel gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona buri update ndetse ukibuka gufungura n'inzogera. Kanze dutangire. Ibisanzwe rero ukigera kuri TikTok, iyo ukigera kuri TikTok usanga bimeze uku nguku, hariho utuntu tugiye dutandukanye. Icyo ukora ugira ute, icyo uri bukore urahita uza hano kuri haba hari ama notification, dakeka uri kugira ute, uri kuhabona ni hehe, ni hano hasi, hari hano ubona hari gatatu ahangaha, sinzi nimba uri kuhabona hano hasi handitse inbox, niho ukanda, then wamara kwakanda urabona hano hariho home, hariho friend, hano hari friend na haba hari video z'inshuti zawe zagize ute za postinze, then hano hari inbox na ama notification baguha, hano hari profile naho winjira muri account yawe. Twese tugiye gukanda hano handitse inbox. Hano handitse inbox niho baguha ama notification agiye atandukanye y'ama video yawe ndetse n'abagufollowinze. Urabona ahangaha uhitugira dashboard imeze uku nguku. Urabona hano hari handitse ngo new followers, hano handitse ngo new followers, hano handitse ngo activity, hano handitse create update, hano handitse system notification. Icyo ukora rero, wicyo uza gukora hano urabona new followers, nyine ni aba followers bashya uba wabonye. Hano hari activity, na hano baba hari abaklikinze ndetse n'abakoze comment. So hano kuri new followers ntabwo dufite, ariko turamutse tuhakanze n'ubundi kwabona abantu bagize ute bagiye badufollowing. Urabona mu minota 4, 16, 40 hagiye following. Icyo twebwe dukora tugiye kureba uko video yacu ihagaze. Icyo uri bukore rero urakanda hano handitse create update. Nyuma kwakanda urahita winjira hehe muri update zawe. Urabona urugero rw'ama video nyine bagiye baguhara ko hano handitse ngo your post recharge 8k viewers. Ngano video yacu nyine ifite views 8,000, ifite like 2,800 n'ibindi bigiye bitandukanye. Ukubona nyine ibintu byinshi bagenda baduha. Wenda urugero reka dufate iyi video, reka dufate iyi ngiyi maze amasaha reka ni 19. Urabona ni amasaha 19 size tugize tuyipostinze. Bijya guhura n'umunsi, ariko umunsi ntago wari wagira ute, ntago wari warangira. Noneho icyo urakora murayikandaho gutya muri ukimara kuyikandaho barahita
bakuzanira screen imeze uku nguku. Urabona noneho hari byinshi ugenda ubona hari imbere kuri video, ariko mo hano haba harimo ibindi. Urabona hano noneho dufite bya bihumbi 8 bya views, dufite like 4,000, dufite comment 188, dufite share 150, ndetse dufite na favorite ingana n'170. Noneho ikindi ahangaha urabona bino biri hejuru mu magambo ahinnye ni nabyo biri hano. Urabona hano dufite views 81,500 gutyo. Noneho hano hari total play time, inshuro noneho ya video ibimaze gukinwa. Total play time yacu ingana n'amasaha 377. Ukumva nimba wafata amasaha ukavunja mu munsi ngo bikore nyine urebe. Noneho ikindi dufite hano dufite uburyo noneho video bayireba kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Urabona video yacu ifite amasegonda 22. Nimba utari kubireba kandi ndikwereka, urabona hano muri iyi video hano hari amasegonda 22. Noneho uko bayireba mu masegonda 22, urabona hano hari average watch time. Ahangaha byibuze bayireba amasegonda 18. Urumva nyine ni muri kimwe cya kabiri baba bakirengeje. Noneho abayireba yose bakayirangiza bangana na 30.96 kw'ijana. Noneho ya video yacu yatwinjije aba followers. Urabona naba ngaba bari hano, yatwinjije aba followers 849 mu gihe cy'amasaha nyine n'ubundi 19 yarasize tumaze kuyipostinga. Urukumva ni video ikiri gukura, nawe ushobora kuba wayibonye mu maso yawe simbizi, ariko ni video ikiri good, ikiri growing nyine. Noneho ikindi kintu nakwereka ku video, okay, ikindi nakwereka kuri video ni uburyo noneho wamenya se ni bande bareba video zawe, uko bangana, imyaka yabo gutyo. Urabona hano dufite icyo bita gender. Urabona abantu barebye iriya video cyane ni abagabo bangana na 54%. Abangaba abagore bangana na 45%, abandi basigaye bangana na 1%. Noneho imyaka bafite, urabona video yacu iri kurebwa cyane abantu bafite imyaka hagati ya 18 na 24. Ebo benshi abangaba aho bangana na 46%. Noneho hagati y'imyaka 25 na 34 bangana na kangahe na 41%. Then urabona dufitemo n'abantu bakuru nyine hagati ya 35 na 44 bangana na 9%. Urabona dufite n'abari saa 50 gutyo bangana na 2%. Urabona no hejuru ya 55 kuzamura naho barimo bangana na 2% nanone. Noneho ikindi hari location. Noneho abantu bari kureba iyi video cyane, urabona ni abanyarwanda bangana na 99.5%. Okay, 99.5%. Urabona abanyakenya nabo barazireba, Mozambique, za Oman, Abagande n'ahandi nyine. Urabona nibo barebye iyi video. So guys, niba uri kubona ko iki video hari icyo igiye kugufasha kujyanye na TikTok, urabona wenda reka turebe ni iyi ngiyi nayo uko yabashije kubigenza. Urabona iyi nayo ni video yarebwe cyane, aho ifite views 415. Ibi ngibi
like 415. Ni video imaze nayo igihe kitari gitoya, ariko none yo muri uyu mwaka nyine turimo, yakeka ishobora kuba ari nk'iyo mu kwezi kwa mbere hari. Okay, noneho kuva twayipostinga nyine ifite 0 views, ifite like 14,000, ifite comment 500, ifite share 3,000, ifite favorite 700. aho none inshuro imaze gukinwa nyine nababwiye hari hejuru nyine views ifite. Then total play time urabona imaze gukinwa amasaha 2,372. ubwo nuvunja mu gihe cy'amasaha se cyangwa umunsi, urahita umenya inshuro bamaze gute kuyikina. urabona none aba followers yaduhaye aba followers bagera ku 5,000. urumva iyi video ntako itagize. So urabona nayo total full time nyine bagenda bayikina ifite amasaha 60, ariko byibuze bayikina kugeza kuri 16, ariko abayikina full bayikina kuri kigero cya 13%. So noneho abayireba urabona nanone urabona abayireba ni abagabo cyane, sinzi impamvu abagabo ari bo bakunda gukora video zacu, ariko urabona naho abanyarwanda baza imbere cyane mu kureba amavideo yacu, kuko n'ubundi iyi account iri located nyine mu Rwanda. Urabona dufite nabo muri USA bagirute barebye iriya video. urabona hano ni United States 1.3%, United Kingdom urabona naho bagize ute barebye iriya video. Abanyakenya, Mozambique, izi video zikunzwe kureba n'abanyakenya gutyo, urabona nibo bagize ute nibo badukurikirana cyane. So nimba hari icyo umenye ku bijyanye n'iyi analyze ya video yawe kuri TikTok, ntugende udasharinze ku nshuti zawe kugira ngo zibashe gukora nabo izi analyze bajye bareba uko video zabo zigiye zihagaze. Ciao reka tuze kubana muri video ziza gukurikira. ICT Rwanda, isoko ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.